abafana ba ekipe ya APR barabaye cyane babanje no gukora nk'agasa nko kwigaragambya ukuntu abapolisi baratabanse n'abayobozi mu mirongo bigari nyine bagiye babahagariye imeze biti mwamfura mwe baba we aba n'abanyamakuru bariteretse uya mbabare aba n'abanyamakuru biteretse cyane uyu niwe oya uyu atari ingara makirambi oya kandi afite ibite byawe oya namwambura umugore we nanjye nkankoza amakosa oya se kanyizo na commentaire kuri umukino mu magambo make commentaire kuri umukino tugenda gake twigendera gake kuri umukino se yego match yarangiye ari ubusa ku busa habonetsemo igitego kimwe cyatsinzwe na Dauda ariko mu mbone z'umusifuzi abana ko habayemo offside kugeza akakanya ntago ndabona amashusho ngo ndeye koko niba ari ukuri mu byukuri yari match nziza numva nta kindi navuga ubusenyi nakubaza ikindi reka ndewe no kundi mutara ndajya unumve version z'abanyamakuru ngwino hano bamwita Antonio International version yakuri uyu mukino urangiye ari draw abafana bakabanze kumva ibyemezo by'umusifuzi umusifuzi yafashe icyemezo kuko yari ari muri position yo gufata icyemezo mu kibuga umusifuzi abari nk'Imana ariko ubwo ibyemezo yafashe niba bitanyuze uruhande rumwe rwa APR ubwo turaza kubyuka tubona amabaruwa mu gitondo acicikana gusa icyemezo cy'umusifuzi je ntacyo nagihinduraho genda umurebye umupira gusa ubwe ntumbaze ngo cyari cyo cyangwa cyari kuri Alimelek rwa rumeze gutya ni Darkonovic wari wakaniye mu match kuko ni ikipe yaherukaga mu mwaka ushize ikindi wabonye ko yakiniye block bar kandi abasore ba récupérer ballon ukabona ko bimushimishije ikindi yari yabaye frustré kuri bande touche bamuhaye na jaune sinzi n'abantu banayibonye bamuhaye jaune yo kugira nyine yo gutera sabotage kuri touchline ikindi ubwo ngubwo nuko ikipe ya APR yari nziza mu buryo bw'imikinire ariko mu buryo bwa finissage bikanga ikindi kandi abonye ko itari ifite n'abatoza bungirije ba APR ntago bari bahari ubwo rero navuga nti kuri APR ahasigaye nuko nguko nitegure match itaha ya Elimere ya Al Hilal ikindi ubwo APR iritse kubura umukapiteni wabo ntabwo azakiniruje amakarita 3 Claude ubwo match ya Al Hilal Claude ntago abafana ntibazamubare nuko nguko bimeze bana kabisa bisobone neza cyane kabisa reka nihute ndashaka na version y'ura mutaramu mbabara twihute uwo bita Mugaragu agomba gutanga version kuri match wayirebye ndashaka version yawe uri muri kamera wabyanga abantu bakubone oya Mugaragu version yawe kuri match yireting APR yireting yihereza amanota kuri iyi match APR match yawe yireting ku 10 imikinire kabisa match yari komeye match nicyo cyane navo yari komeye arimo guhangana cyane nk'umutoza uri ukinaga n'ikipe yaherukagamo yatandukanye nayo buryo batandukanye navo ko butari bwiza urumva n'umutoza ugombaga kuza kuyikanira so ugiye kureba rero nava ko ni match yarimo imibare myinshi irimo ihangana ariko ugiye kureba mu buryo bwo kubaka gushaka ibitego kwa n'ikipe ya APR nava ko no musi ntago byagenze neza cyane ko bonaga ko witwa Meridawo mukinyi ugomba kugabura iyo mipira ijya ku bakinyi b'imbere no musi byagoranye byari byanze bituma rero uwitwa Jibril Watara ndetse na Togimeri bose imipira yabageragaho imipira iri mu kirere kuko wabonye ko kubaka gwanana imipira ikagera imbere bagakina mu free spaces byanze bagomba ko imipira izagiva inyuma iri mu kirere iyo mipira iva inyuma iri mu kirere rero kuri defense equipe ya Alimelek yaba defenseur bafite imbaraga barebye bigoye ko equipe ya APR cyane mu buryo bwo gutsinda itasanzwe ikoresha ubwo buryo bwo gukoresha amayaball cyangwa imipira mu kirere no musi byari gukunda so navuga ko aho ngaho byagoraniye nitujya mu kuretinga rero navuga ko urebye ku ikipe ya kuri no match nunabara no mu mibare nibyo ikipe ya APR yatsinze igitego ariko ubwo ku cyemezo cy'abasifuzi igitego ntibaje kucyemeza ariko uko kitemewe urabanza ukareba noneho mu buryo bwemewe mu mibare muri statistique navuga ko ikipe ya Alimelek niyo yagerageje uburyo bwinshi navuga ko busa naho bugana mwiza mu ko mu cyo cyamiragize shot on target zigera kuri 2 ariko igice cya kabiri APR yagerageje kwihagararaho ariko ikibazo kiza kuba ko kubura kwa chemistry muri mediane ya APR igomba gusohora imipira ijya kubataka kugira ngo babashe kubona ibitego ninde wagira nka man of the match we ku ruhande rwawe ugiye kureba araza kuva ku ruhande rwa APR n'abakinnyi babiri kubera ko ugiye kureba amamonte overlap kuri Kagege yakoze interception ziwe
yakoze cyane cyane ku mipira yakuye kuri imipira ibiri yakuye kuri Bangura undi yakuye kuri Gires kandi yari muri contre attaque ibyo mushyira mu position nziza ama mu buryo bwo gusatira yagerageje kurema ubwo buryo cyangwa se imipira iri threat ishobora kuba yavamo ibitego nubwo bitakunze abako yabaye mwiza ariko nanone wareba Mediane nubwo Mediane no musabaye nziza ariko defense ntabwo yagize ibitero byinshi iyo mipira nagwiraga bateye ni imipira bateraga kure ariko nabwo navuga ko defense igeze igira ibitero byinshi ugutagira ibitero byinshi ni security bakoraga kuri Sekigana navuga ko wabaye nk'ustabiliza Mediane ariko mu buryo buri defensive offensive bikanga ariko nibura yastabilize so navuga ko rero mu bakinnyi munagiye kureba mu bakinnyi babaye beza buno mukino wareba muri abo bakinnyi babiri Sekiganda ndetse na Kagege Gingeje Bell urakoze cyane ngewe Dauda Yusufu ngewe Dauda Yusufu se bwo ushingiye kuki Dauda ko igitego kiba cyemewe uko igitego kitemewe ku gitego kitemewe biragoye ko ngondira abantu David uyu bamwita Mugaragu kabisa yariteretse nabo numwe mu senior kabisa bamaze kumera neza cyane afite imodoka ni umwe mu banyamakuru afite imodoka uya bino bintu babiremereye cyane gutunga imodoka ya Nyarugenge Mugaragu David aba nabafana bavuga ati urwego rwe kutararusobanukirwa ariko bura bavuye mu ntara Versus so ubwo rero ndabashimiye cyane aba dukurikiye nyine hano ku kibuga twa turi kujya tureba imba mutima by'ukuri reaction z'abanyamakuru bagiye atandukanye kuri uyu mukino kuri ndabibonye dutembere gatoya dutembere bonye rwose kabisa burya ki bari kugenda babigarukaho neza cyane Migo Saddam oyase mbabarira ume version Muhigo oya oyase Olivier mbaba Olivier yagenda umusifuzi Demba ba ufite imibare n'imenyetso bikimwe mu kintu kizumaze no gukora muri iyi minsi ukora statistique ku mukino kuza ku kibuka avuga ati reka muri statistique ni cyo cyabuze Nyarugenge ariko byibuze Demba hari ukuntu nyine wabyadusi kandi abantu bakubikunda cyane kugenda ifasha Rwanda Premier League gufasha abanyamakuru mu gusesengura wavuga ko ari equipe ari hejuru mu by'ukuri mu buryo bw'imikinire bitandukanye by'abantu bari biteze ni ari Hilal oya Elmerek se Elmerek ni nko muri statistique wakoze ni nk'ahantu ni nko mu kiye gice yarushije equipe ya APR cyane usatiriza kuko APR ntabwo yashose mu izamu kuri ku makona kiki nta corner APR ifite ahantu yarushije APR cyane muri rambere wakoze nyine ni isigije cy'ubusatirizi uvuze urumva hari mama sasa kwara kuvanga ngo kona zabaye gutyo ngo shot on target aho byibuze yavanshi cyane ekipe ya Elmerek yateye shot on target 3 yego APR nta nimwe yateye yateye imipira igana mu izamu APR yateye imipira 5 yego ica ku ruhande rw'izamu yego ekipe ya APR itera 3 Elmerek yakoze corner 8 APR nta corner yabonye uguri urabyumva abantu bari kubyumva APR yari inshuro 7 Elmerek yari inshuro imwe iyi match n'amakosa yabonetsemo APR yakoze 4 ikipe Elmerek ikora 6 amakarita y'umuhondo bayagabanya iyo ukoze overall y'umukino rero Elmerek yayirushije kuko yanakinwa mu gice cya mbere kuntu yakinnye yari ifite possession iri hejuru binakomeza mu gice cya kabiri APR yo nyine amana ko ifite ibitekerezo byo gukina ariko bitewe n'ukuntu Elmerek ikora defense yayo shaka kwibonamo ishoti biragoye kabisa ku bwawe ni nk'uhe mukinnyi wavuga ko ya deserving kwa man of the match afite imbari hambaye mu kibuga ishimwe Pierre yakoze save zigera muri 3 Sekiganda yakinye neza mu defenseur wa equipe ya Elmerek bita Basoga 37 abamatenti nawe yari afite imibare myiza mu kibuga hagati abandi bako bagerageje muri Elmerek bagiye babasimbuza ariko none bashakira muri APR nkanuza nka Pierre na Sekiganda Segado kumuhurijeho na Nuza na Mugaragu reka tumugiye Sekiganda nawe ndifuzaga so ubwo rero ba ngiyewe yenda tuve no kuri kino kibuga ariko bino bintu bikimibare njyorekanye gushimiye ba kuko ari ama statistique urumva ko biragoye kuzuvuga ibintu na statistique byuzi ifite statistique abantu barabyumva nyine urakora build up ugendeye kuri iyo mibare rero nekereza ko mu byukuri n'umuntu wese umva ko equipe ya APR yari nziza mu kibuga toujours ahise buyumva ko imibare mu byukuri ari Elmerek ari iri hejuru cyane so thank you for the big work big task uba wakoze hano kabisa no ku kibuga kandi zadufasha twese ni ikintu cyiza cyane ba Tistashe ndabondera ba asante sana
so bamwita Olivier Ba rero nawe yazanye ikintu kiza cyane cyo kuvuga ati reka ngure amastatistike ku kibuga akazana biriya bitabo akafite abajina amufasha ni corner zingahe ni corner kick zingahe ni mitereka ni mpira ingana gute ibyo bintu akagenda akabikora set pieces bateye kurengura byabaye ni kangahe kuri kangahe iyo mibare ni sawa cyane ifasha abanyamakuru baremereye cyane ku bitangazamakuru bitandukanye ariko no mu busesenguzi nekeza ko ari cyo kintu abantu bagenderaho nyine ukaba babasha gutambutsa ubutumwa ufite fact tangible fact so ndabushime cyane Ba ni umuntu mutaramu cyane Titashi mwarimu rero reka mbashimire cyane ariko uyu mutara ngo yambwira gukundisha abantu mbere yo guseza rero mw'abantu muri kutureba uyu mujene ni umfotografa witeretse cyane mu video photographer uremere cyane mu gihugu ama event izegisa barimo abari imbere cyane ibazo uwo muntu nge nakonye urwego ronda sobanukirwa bro yakoze cyane nirwo rwego nkundisha abantu reka nkundisha abantu mutaginge shem baba we reka mutaginge posting abandi bagufollowing n'izina ry'Imana bazagenda gusonukirwa buriya kugiza kuvuga gutya ko yuzi umuntu aje stalking akari ibikorwa by'umuntu atavuga ati umutaramu yari iteretse urwego rwa rusobanuka ariko nayo ibintu bizamuri urundi rwego oya nirwo rwego nzi ndi mu myaka buri muntu wese aribaza ngo uriya muntu se akorana nandi yijanditse gute kandi wari yijanditse ibintu nyine ni ibyaba bikurekere nabandi barabishoboye gusa bisaba mu mukunde birakomeye ibintu ari gukora nawe uri umusinya amafotografa udukundisha na sport nibyo mbandemo all right oya bona abantu bapanze cameraman mu modoka nziza yego